Iyi ni radiyo ijwi rya rubanda, urubuga rw'abari n'abategarugori kuri radiyo ijwi rya rubanda. Mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wagenewe abari n'abategarugori, radiyo ijwi rya rubanda yahaye abari n'abategarugori babyifuza urubuga kuwa gatanu tariki ya 10 z'ukwa gatatu 2017 kugira ngo batugezeho ibitekerezo byabo ku birebana n'ibibazo abari n'abategarugori bahura nabyo hamwe n'uruhare bafite cyangwa bateganya kugira mu kubibonera umuti. Muri icyo kiganiro, Madamu Nadine Claire Kasinge, Ministre w'Intebe wungirije akaba nahagarariye Madamu Victoire Umuhoza Ingabire, Ministre w'Umuco, Umuryango, Guteza imbere umwari n'umutegarugori muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, yafatanyije n'abandi gusesengura uko babona ibibazo bimwe na bimwe. Iki ni igice cya kabiri cy'urwo rubuga rwahuje abari n'abategarugori kuri radiyo ijwi rya rubanda ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu 2017. Virginia. Yego, murakoze Nadina. Sinzi niba twaha Claire ijambo nawe akagira icyo abivugaho. Ndibwira ariko ko twahera kuri icyo umaze kuvuga cya education sexuelle, tugira icyo tubanza tukivugeho mbere yo kujya ku yindi ngingo, kugira ngo turebe uburyo twafasha abana abari b'abanyarwanda aho bari hose uburyo bakifata dukurikije umuco nyarwanda. Claire, ijambo ni iryawe. Ubwo nakurikiye nyine ibyo Nadine yatubwiye, ntabwo ndi bugire ubuhanga nk'ubwe bwo kuba narashakashatse, ariko icyo nababwira ni uko kurera umwana w'umukobwa ngo mutegurire kuzubaka urugo ndetse no kuzarera abana be ni ibintu byamye kuva kera mu Kinyarwanda. Yategurwaga n'abo bari kumwe bikaba mu muryango, hanyuma aho amashuri aziye niho twagiye tumenyera uburyo mbese bwo kudutegura, baba kutwigisha ibintu bisanzwe, bakavuga bati ibyo byose umubyeyi agomba kuzarerera igihugu, agomba kuzafasha abategetsi mu mizo ya mbere. Hanyuma bigeze aho ndetse hazaho nuko nawe yagombaga gukora akazi, abagore bagenda binjira mu kazi buhoro buhoro bakurikije, cyane cyane binjira mu bwarimu, aho rero nabo bakarera abandi bakabatoza kwitaza, cyane cyane twebwe iby'ibinini cyangwa ibindi ntabwo byari biriho. Ubwo rero ntabwo ndi butinde ku binini no kuri ibyo bindi, ariko bakwigishaga kwitaza, ukamenya ko iyo utarashinga urugo udashobora kujya gukina n'abahungu. Ubwo bamwe tukagira aho duhurira, ariko tukagira n'aho tutarenza guhura. Niba twagiye nko muri soirée, abakobwa ntabwo byari byakaje, barebaga uko bataha ukw'abo bahungu, n'abahungu nabo bakamenya ko abo bakobwa atari gupfa kubakinisha. Ubwo rero urumva ko nta kintu nabamarira utese abana bawe. Abana banjye nabo njye nari umubyeyi, nabareze nk'uko nari nararezwe, ntabwo navugaga ngo ndabatoza ibinini. Babisanze mu mashuri barabyibwira, mbese urumva ko mfite aho ngarukira
muri icyo kibazo. Niyo mpamvu rero ntabatindira, ahubwo nimumbwira mutese minisitiri wa mbere nk'uko mwatangiye muvuga muti turi abaminisitiri, ndababwira uko umuminisitiri w'umugore mu Rwanda bwa mbere, ndababwira umudepite wa mbere w'umugore uko Mukakayange, mbese nibyo nababwira. Noneho nkababwira n'uruhare twari dufite mu kugira ngo tudasigara inyuma kwiga. Niba bashinze ishuri ry'abahungu hariya, natwe badushingira irindi ahangaha, ndetse cyane cyane aho abagore bamaze kugera mu nzego z'ubutegetsi, n'ibyo barwaniraga. Ntabwo rero ngiye mu by'udukingirizo nyine kandi ariko ndabyubaha, ariko naza kuhagwa ntabwo namenya kubivugaho. Ubwo rero reka mbasubize ijambo, noneho nimuza kuvuga muti tujye kureba uko umunyarwandakazi rwose yakoreye u Rwanda nk'uko umugabo yakoreye, kandi bashaka no kumusubiza inyuma bikanga, umunyarwandakazi akaba arahari, inzego zose rero akazibonekamo. Nicyo naza kubabwira. Murakoze cyane. Icyakora cyo rwose nakurikiye nabyumvise, si ukuvuga ngo ndiyo nkibyumva, ndabibona, ariko ikintu umuntu adasobanukiwemo ntabwo yajya kukivuga kuri radiyo. Murakoze rero. Murakoze Claire, nibyo rwose ibyo uvuze. Ubwo nanjye ndagira ngo nunganire, hanyuma Jean araza gufata ijambo nyuma yanjye. Tugarutse kuri minisiteri aho Nadine ahagarariye Ingabire Victoire muri minisiteri y'umuco, umuryango ndetse no guteza imbere abari n'abategarugori, uvuze ikintu cyiza cyane numva ko tugomba gushimangira, ikintu cyerekeye umuco nyarwanda. Birababaje cyane ko muri iki gihe abanyarwandakazi, abari n'abategarugori ndetse yewe n'abagabo twataye umuco nyarwanda, dusigaye tugendera ku mico y'abanyamahanga. Ese murumva ibyo bintu koko byari bikwiriye, cyangwa twari dukwiriye gushimangira umuco nyarwanda? Nk'icyo tuvuze, icyo guha abana b'abakobwa iyo miti yo kugira ngo birinde urubyaro, ese kirakwiriye ko mu Rwanda twagishyigikira ngo nigikorwe, cyangwa twagombye gushimangira umuco wacu tukavuga tuti yemwe bana b'abakobwa ni mumenye mwirinde, ni mumenye uko mugomba kwitwara kugira ngo mutazahura n'ingorane, mwirinde abo bagabo, mwirinde abo basore babashuka, ariko bitavuze ko mudasabana nabo. Jeanne, wabivugaho iki ibyo ngibyo? Murakoze cyane kumpa ijambo. Nongeye kubashimira, nshimira na Nadine uburyo yatangije ikiganiro. Byo muri kuvuga kuba u Rwanda cyane cyane ku bari n'abategarugori, ni ibintu bibabaje cyane, kuko iyo habonetse ikibazo cyane cyane ku bari n'abategarugori, ni ukuvuga ko n'umuryango burya ubusenzi umuryango nyarwanda haba habonetsemo ikibazo, kuko burya abari n'abategarugori dufite inshingano zikomeye cyane mu rugo, mu kubaka urugo. Ubwo rero ibibazo nka biriya usanga bihutaza abari ndetse n'abategarugori, bigira ingaruka nini cyane ku muryango nyarwanda, noneho bikagira n'ingaruka nini cyane ku gihugu. Noneho ikibazo mbajije ati biriya bintu ndabivugaho iki? FPR nyine muri kurya gushaka kwisumbukuruza, kwereka amahanga ko ibibazo byose yabikemuye, nk'uko Nadine yabivuze, nk'uko Minisitiri Nadine abivuze. Ishaka muri rya tekinika ryayo nyine ishaka kwereka
amahanga ko niyo imana ibihugu byateye imbere ibi bihugu byagezeho n'u Rwanda narwo rwabigezeho ni muri kwa kundi nyine bishoro gasanga abo bana batangiye kubahereza biriya binini byo kuboneza urubyaro niba wumvise ko tugeze kuri rwa rwego ntibareba ingaruka bigira kuri bariya bana nk'uko Nadine yabivuze ko ntabwo ari benshi baba bashobora no kubigura ntibareba noneho no ku muco nyarwanda ko umuco wacu utandukanye n'imico y'ibi bihugu barimo bakurikiza ibyo rero ni ibintu bigira ingaruka nyinshi cyane kuko bo icyo bareba ni ukugira ngo bishyire kuri rwa rwego mpuzamahanga bashake ko amahanga abona ko bateye imbere bageze viziyo 2020 bayigezeho ariko bakibagiza umuco wacu bakibagiza kubona umwana w'imyaka 15 atangiye kwishora mu mibonano mpuzabitsina umwana w'imyaka 15 atangiye guhabwa ibyo binini kuko ibyo binini bigira ingaruka hari benshi bigiraho ingaruka ntabwo baba barebye izo mezire zose ngo babe bazifashe bo icyo bashaka ni ugutanga irya ati natwe birya mwagezeho natwe twabigezeho natwe umutegarugori twamuhaye ijambo dufite abategarugori 60 sinzi nabangahe kwijana mu nteko ishinga amategeko twabigezeho ariko wareba umusaruro noneho ureba umusaruro w'ibyo byose ni iki biri gutanga ni iki bimariye igihugu ugasanga nta na kimwe nk'urugero rw'aba bategarugori birwa bavuga ko ngo bateje imbere bamariye iki abategarugori bagenzi babo zero abo bana bahereza iyo miti bitanga iki nibwo usanga abana bishoye mu ngeso nk'izo ngizo n'ingaruka ku gihugu ugasanga abana ntabwo bataye umuco no kwiga ntabwo babishoboye ahubwo bishize mu zindi ngeso z'uburaya nyine ibyo ngibyo ntacyo leta ibikoraho ubwo icyo bishaka ni ukugaragara muri rwa rwego mpuzamahanga ko nyine nayo yageze ku byo ibi bihugu byateye imbere nabyo yagezeho nuko ariko biba ari ibintu bidafite akamaro ari impamvu uvuga ko umuco wacu FPR yishe umuco nyarwanda yawushyize hasi cyane kuko hari ibintu byinshi ubona bitagenda neza aho umwana w'umukobwa ajya ku karubanda agafata video ati ngewe ndi indaya ntibintera isoni ariko agashyiraho ati mbonye icyo nkora kindi uburaya nawuvaho ni ukuvuga ko biriya bibazo byose biterwa n'ubutegetsi bubi ubutegetsi butita ku kibazo cy'abari n'abategarugori mu by'ukuri ikibazo ubutegetsi butita ku kibazo cy'abaturage naho rero ikibazo kiri na FPR bifitemo uruhare runini cyane ku muco wacu wabaye wagiye hasi cyane FPR bifitemo uruhare runini cyane murakoze yego namwe murakoze Jani uvuze ikintu cyane gikomeye cyane uti iriya leta ya FPR ntago yita ku baturage ikigaragara nuko abana b'abakobwa bishyira hanze bakavuga ati turi gukora umurimo w'uburaya kugira ngo tubeho ibyo bikatugarura ku kintu Nadina yavuze avuga ati abaturage babaye ibikoresho ese ko muri iki gihe tubona ko aba baturage babaye ibikoresho twabamarira iki niki twakora kugira ngo bere kugumya kuba ibikoresho ikigaragara nuko hari nk'inzara ya nzaramba ari icyo Jeanne umaze kuvuga ko gitera abo bana b'abakobwa kujya kwifata gutyo kuko nta mibereho bafite nta bibatunga bafite nta buryo bubafasha bafite ese niki twakora kugira ngo tubashe kurengera abo bari ndetse n'abategarugori muri iki gihe muri iki kibazo nagaruka kuri Nadina nimba nyemereye murakoze
Murakoze Minisitiri Virginie. Reka ngaruke gatoya ku byo umubyeyi Karara yatubwiye gato ku bijyanye n'uruhare rw'umwari n'umutegarugori mu mitegekere y'igihugu. Wenda araza kubitunyuriramo neza, dufite amatsiko yo kumva uko ibintu byagiye bizamuka, kandi numva buri muntu wese yaba abifitiye amatsiko kugira ngo tumenye iyo tuva n'iyo tujya. Nagira ngo mfatire aho ngaho nyine mbonereho sobanura impamvu Madamu Victoire Ingabire Umuhoza twaba twarasanze ari ngombwa ko tutamwirengagiza, ko twamwitirira iyo minisiteri. Ntabwo ari pari hazari twabikoze hamwe na bagenzi banjye twari twicaye, kuko afite uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda. Ari mu mateka ubu ngubu, wabyemera wabyanga. Kuraje ye yagize yo kumanuka hariya hantu no kuba igitambo kuri twe twese, kandi ari umutegarugori afite umuryango, akemera akajya hariya guhatanira inyungu zacu twese. Nibyo byatumye tumuha iyo minisiteri ikubiyemo ibintu byinshi, irimo umuryango, irimo umuco, irimo kandi umwari n'umutegarugori. Nibaza ko nta wundi muntu wabihagararira kumurusha. Byonyine izina rye n'ibikorwa bye birabimwemerera, kandi nibaza ko abantu bose bakora politike mu Rwanda uretse FPR yamuziritse babona uruhare rwe n'ubutwari bwe mu gushaka kugarura ku murongo abari gutandukira. Mini aho ngaho twavuze tuti hari ikibazo Virginie yabajije, avuga ati ese twakwemera ibinini cyangwa twajya ku muco. Je nk'umuntu navuga ko uba muri culture zambi, mbaba muri mu muco nyarwanda, nkaba nanakuriye mu muco wo hanze. Nsanga ikibazo nyamukuru kihari nuko abayobozi b'u Rwanda, abategetsi ba FPR nta mwanya baha igihe cyo gutekereza ku mishinga ngo bayitekerezeho. Wenda n'ubwo wenda ari imishinga iva mu mahanga, babe bayadabuta, sinzi ko nabivuga, ikinyarwanda kigenda kishirana ku muco nyarwanda nyine, kuri aho ku gihugu cyacu. Iyo ntekereje uburyo izo porogaramu zikorwa hano, hari aspect mu Rwanda idahari. Ni ukuvuga ngo hano hari mwaye, buri wese afite mwaye yo kuba yagura ibyo binini. Ni ukuvuga ko we ubwe iyo agiye kubigura aba yahisemo ibyo azabikoresha, kandi akabikora de façon idahishe, igaragara ku mugaragaro. Akaba yafashwa, kandi akaba bahera naho ngaho bamuhaza limite zituma abo bana bafashwa muri umwangavu cyangwa nkuko babita hano aba adolescente. Ni igihe cy'impinduka z'umubiri akenshi na kenshi zigoranye, ziteye ikibazo, haba kuba bihinduka, haba no ku babyeyi bagomba kwitwaramo neza. Ni kuri iyo mpamvu rero nje nsanga nkabona mu Rwanda abayobozi badafata igihe cyo gutekereza ngo basuzume, wenda bafata izo porogaramu bazadapte ku mibereho y'abaturage. Ni ukuvuga ko icyiza cyari kuba kugerageza navuga kujanisha, kuringaniza, kureba aspect y'umuco ntibayibagirwe, wenda bakaba bakongeraho n'iyo aspect ku ruhande, kubera ko iyo aba bana deja bafite ibibazo by'ubukene. Ntabwo kubaha iyo liberté sexuelle mu bukene ari ugusubiza ikibazo cyabo cy'ibanze. Bafite ibindi bibazo. D'ailleurs ubanze urebe ukuntu wahangana n'ibyo bibazo byabo by'ubukene, byo kuba badafite ibitabo byo kwiga, badafite amakaye, badafite imyambaro, badafite iki, ubundi uzajye ku yindi ntambwe. Icyo akaba ari cyo rero u Rwanda rutandukaniraho n'ibindi bihugu byo mu karere cyangwa ibindi bihugu twavuga ko bikennye biri mu nzira y'amajyambere, kubera ko ahanini nubwo wenda ibyo bihugu bishobora kuba bifite defo bidakora neza,
ariko hanini wenda ubona n'iyo asipe y'umwanya n'umutegarugori batayitayeho cyane, kubera ko wenda bagomba kubanza kurwana, bo bumva ko mu mitwe yabo bagomba kubanza kurwana n'ibibazo byo hasi. FPR yo itangirira ikibazo hejuru ikajya hasi, aho gutangirira hasi ngo ijye hejuru. Aho niho rero ubona usanga ibibazo ingaruka ziba catastrophique ku banyarwandakazi. Ngewe icyo nabona ni uko abategetsi bagakwiye kwicara bagatekereza nk'abantu bashyira mu gaciro, bagatekereza ku bikenewe by'ibanze aho kujya ku bintu biri kure. Muri iyo aspect y'abana by'abangavu n'abana bagombye gutekereza ku muco, kubera ko kuba barahaye abana iyo ntwaro yagombye kubaporoteja, ahubwo ubu ngubu ikaba itangiye kuba intwaro irimo navuga ko irimo kubahutaza mu buryo buteye inkeke. Byagombye kubararuma bakavuga bati duhindure imikorere, dushaka uburyo twakosora icyo kintu. Ariko murabyumva namwe mu gihugu, niba igihugu nta muntu ugomba gutekereza, ibindi byose bigomba objectif ari tuzuza amafaranga, twerekana image nziza, bizageraho binanirane, bazageraho bagonga urukuta wa mugani wabo. Ingaruka ni nyinshi, kurumva niba generation imwe ibaye gutyo, kugira ngo abantu bazarekipere umuco, sinzi niba bishoboka. Uko byagenda kose bigira ingaruka zikomeye ku muco, kuko murabizi umuco ni ikintu kigenda cyevuriwa kikiyadabuta gikurikije condition ibintu birimo. Ubwo rero kubura umuco wa wundi bavuga ati niba udashoboye kuba wakugura ibyo binini, wenda kwifata wenda nibyo byiza, wenda ibyo binini ubikoreshe gutya, ari nabyo bikora muri bino bihugu. Ntago ibinini ari ikintu baguhera ubuntu, ni wowe ujya kukigura no ukihitamo. Wajya no kugihitamo ukabanza kubona umuspecialiste, mukabanza mukabiganiraho, akabanza akagusuzuma zose z'ibyo bintu mbere yo kugira ngo ni navuga rokuru ya nyuma, kugira ngo gufashe muri urwo rugendo rwo gufata iyo decision. Nunayifata ubuzi consequences zayo kandi ubyitwaremo neza. Ariko ibyo biba mu bihugu bifite navuga ko iterambere mu tekinike, iterambere mu myumvire tekinike ijyana n'iterambere mu muco, evolution y'umuco wabo. Umuco wabavuga ati turabyemeye ko ibi bintu bitakiri tabu, noneho reka tubane iyo tabu tubikore mu buryo bumeze gutyo. Kubera ko ntaguciye mu ijambo, ndakumva ikibazo abari bafite mu Rwanda ni ikibazo cy'ubukene. Ese ubwo bukene buterwa n'iki? Icyo cyari igice cya kabiri kuri 5 bigize ibyavuzwe mu rubuga rwahuje abari n'abategarugori kuri radiyo Ijwi rya Rubanda ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu 2017. Biracyaza. Iyi ni radiyo Ijwi rya Rubanda.